Abaturage ba Ruhango muraho neza. Ubwo niba hari n'abaturage bavuye mu tundi turere namwe ndabashuhuje. Ariko nagira ngo mbanze sibyo kubasuhuza babwire ko nishimye kubona uyu mwanya wo kugira ngo nze mbasure tuganire. Mperuka hano kera hashize iminsi, nagomba kuba naragarutse kubasuhuza no kubasura nyuma y'icyo gihe byari byanzanye hano. Ndibuka twahuye turi mu bihe by'amatora, ubwo icyo gihe duhura twasezeranye byinshi, ngira ngo navuga ku ruhare rwanyu ibyinshi byarakozwe. Icyo gihe mwaratoye nk'uko twari twabisezeranye, mutora neza. Ndetse mushyiramo umwenda, sigara n'umwenda wanyu. Umwenda ntabwo nashoboye kuwishyura wose, ariko turacyakomeza. Ibyo ntashoboye kwishyura ku ruhande rwa guverinoma kugira ngo byavuzwe n'umuyobozi w'aka karere. Iyo bivugwa niba ari ibijyanye n'amazi, ko amazi ari ku gice kingana nk'uko byavuzwe 60 n'ibindi ku ijana, ni bike, ntabwo ariko bikwiye. Ubwo aho turacyafite umwenda, wo kubizamura nibura ngo bigere kuri 80 cyangwa se 90 ku ijana. Uwo mwenda rero rwose niwo numva ntarashoboye kwishyura bihagije. Hari umwenda rero ku bireba guverinoma, ku bindeba tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mwenda wishyurwe. Ariko kandi leta nayo kugira ngo yishyure umwenda bihagije, nabyo bifite icyo byongera kubasaba.
kirenze namwe icyo mwujuje icyo gihe dusezerana. Nk'ibyo bijyanye n'amazi, ibijyanye n'imihanda, ibijyanye n'amashanyarazi, ndetse uruhare runini ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi, amashuri, amavuriro. Uruhare runini ni urwa leta. Uwo mwenda turawufite, tugomba gushaka uburyo ibyo bibazo bigenda bikemuka ku rwego rushimishije. Uruhare rwanyu nabyo byavuzwe. Uruhare rwa mbere ni ugukora, gukora ibyo ushoboye, gukora ibishoboka, ndetse binashoboka wenda kubera ko rwa ruhare rwa leta narwo rwabonetse, rwageze aho rugera, haguha uburyo bwo gukora, bwo kwikorera. Nko mu buhinzi n'ubworozi, leta ifite uruhare rwo kunganira abanyarwanda mu buhinzi, mu bworozi, kubaha imbuto, kubaha ubumenyi, kubaha ibyangombwa bishobora kujya mu butaka kugira ngo burumbuke, cyangwa se amazi ashobora gukoreshwa mu buryo bw'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko ababyitabira, abaheraho bagakora, ni mwebwe. Biruzuzanya rero. Hari urundi ruhare rw'ibyakozwe noneho, biriho, bihagaze, yo kugira ngo nabyo bishobore kuramba, tubihe kuramba. Niba ari umuhanda wubatswe, usibye gukoreshwa uko bikwiye, umuhanda ugakoreshwa neza, ukarindwa ibiwangiza, kugira ngo ushobore kugira iminsi myinshi yo gukoresha uwo muhanda ku buryo bw'inyungu. Ibyo rero nicyo tubasaba. Namwe mufite ibyo mudusaba. Urundi rugero, mu buhinzi murahinga, hari ibyavuzwe bijyanye no guhinga imyumbati. Hari ibintu bibiri bigomba kuzuzanya. Bambwiye ko, namenye ko uruganda rukora ifu y'imyumbati rukora 50%, ndetse mu bihe byashize byari hasi y'aho ngaho. Ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari 60
atari 70, atari 80%. Icyo kigomba gushakirwa igisubizo. Hari impande ebyiri rero, hari urwo by'uruganda abarushyizeho ndetse leta yabigizemo uruhare, hari n'uko uruganda ntabwo rwakora rudafite imyumbati. Ubwo imyumbati igomba kuboneka nayo ku buryo buhagije. Hari uruganda rukaba rufite ubushobozi bujyanye no gukora ifu y'imyumbati yabonetse, nayo imyumbati myinshi ibaturukamo, abayihinga gahinga imyumbati myinshi kugira ngo bibungukire, ariko byagera ku ruganda bigasanga uruganda rwiteguye gukora ifu ingana n'iyo myumbati yahinzwe cyangwa yarugezeho. Kuzamura agaciro ka buri kintu cyose cy'ibyo dukora, imyumbati ikaba myinshi, uruganda rugakora ku buryo bwisumbuye, ifu ivuyemo ikaba ari nziza, igakoreshwa n'Abanyarwanda ndetse ikajya hanze no mu mahanga. Mahanga aho bambwiye ko imyumbati, ko ifu bayishimye ahubwo barayibuze. Ubwo urumva rero ko dutakaza byinshi. Hari amafaranga yari akwiye kuba bageraho mwebwe bahinga imyumbati, amafaranga atakazwa n'uruganda ko rudakora bihagije. Abo hanze bo barategereje igihe muzabagezaho ifu ihagije, ifu nziza. Icyo mukora cyose ntimukibagirwe ko kigomba kuba cyiza, kigomba gukorwa neza. Iby'imihanda turaza kubihagurukira. Nababwiye ko naje kugira ngo munyihanganire, mbabwire ngo munyihanganire umwenda ndacyawibuka. Hari ubwo tudashobora gukora byose uko tubyifuza cyangwa uko bikenewe, kubera ko hari ubwo ibintu biba ari byinshi hirya no hino bikenerwa, amikoro tuba dushakisha ahantu hose kugira ngo, niyo mpamvu rero usanga hakorwa igice, ahandi hagakorwa ikindi gice. Ntabwo ari uburangare, ntabwo ushaka kuvugira abarangara. Abarangara barahari nabo, hari abarangara, ubwo nabo ni inshingano dufite yo kubahwitura. Murabazi kundusha. Hari ibyo umuyobozi w'akarere yavuze byagiye bikosorwa, yavuze ibya ruswa, yavuze byavuzwe na Minisitiri Gatabazi nawe. Abayobozi bategera abaturage bagategereza ko abaturage babasanga. Abaturage bose ntabwo bashobora kujya mu biro aho abayobozi bakorera, biragoranye kugerayo. Ndetse kenshi
wagerayo ugasanga ntiyaje gukora, ukazagaruka ikindi gihe, cyangwa niyo musanze ugasanga nta mwanya agufitiye. Abaturage rero benshi, ibyiza rero ni ukubikora kuri bwa buryo bundi, aho abaturage babona abayobozi babageraho kugira ngo bafatanye gukemura ibibazo byinshi biba bihari. Nagira ngo ariko mbashimire ikindi kintu kimwe ntakwibagirwa, icyorezo cyateye ku isi hose kigera no mu Rwanda, ndetse gisanga nta mikoro ahagije, ahubwo n'abantu bya bindi bagerageza kwikorera bibabuza gukora. Duhangana nacyo ku buryo bwari buzwi icyo gihe, buvunanye, bushaka kumva neza, bushaka kwifata neza, n'ibindi byinshi. Icyo mvuga ni iki: ukabwira abantu buri mwanya gukaraba kugira ngo ube ufite isuku. Icya kabiri, kutegerana cyane kandi ari byo tumenyereye. Ubundi tumenyereye guhoberana, tugafatana mu ntoki, tukagenda dufatanye. Hanyuma icyorezo kiraza kivuga ko cyo kidashaka abantu basabana cyane, begerana cyane, bagomba guhana umwanya kugira ngo iriya virusi umwe atayigeza ku wundi, cyangwa kuramukanya, guhoberana, tubicikaho, tubibwira abantu ngo mubicikeho. Hagati y'ubuzima bw'abantu n'imico tumenyereye, ngira ngo abantu bahisemo ubuzima, bemera guhindura imico. Haza ibindi ndetse bikomeye kurusha. Iyo mwumvise byiswe lockdown ni ukuvuga ngo guma mu rugo, ntugire aho ujya. Urumva, guma mu rugo, ntugire uwo ubona, ntugire uwo wegerana nawe, ntugire uramukanya nawe. Ikibazo kiba kinini, ariko navuga ko igihugu cyose, nagira ngo kandi namwe mpereho mbashimire, abantu barumviye icyo gihe gukora ibishoboka byose. Nanone hari abacu byahitanye, icyorezo cyahitanye batari bake. Ibyo nta kundi twari kubigenza, ariko noneho aho tuboneye urukingo, ibibazo iyo mvuga nk'ibi ngibi byo kunabashimira n'imyifatire, hanyuma n'inshingano z'ubuyobozi n'iki, ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko n'urukingo aho rubonekeye habaye ikindi kibazo, ndetse ikibazo kiba kinini ahandi ku isi kurusha mu Rwanda. Nicyo navugaga nabashimira, kuko abandi urukingo rwarabonetse, abenshi bararwanga.
haza ibintu bizana amagambo bivuga ko urwo rukingo rufite ibintu byihishemo, abantu ntibarukozwe. Ahandi ku isi barabyanze pe, ariko hano mu Rwanda twasobanuriye abantu bahera ko babyumva. Hari umuntu sinirwa mvugo ari we, ni mu bantu duhura tubonana, abayobozi bamwe ku isi hirya no hino. Twarahuye, njye mubwira ko nakingiwe, arambwira ngo we ntabwo arakingirwa kandi nta nubwo ari hafi gukingirwa. Ariko iby'umugisha mubi n'ibyago nako bikomeye, ubwo akaba ambwira ko amaze iminsi nk'ibiri atakaje abavandimwe be bishwe na COVID. Ndamubaza se bite kugira ngo utashaka gukingirwa kandi umbwira ko hari abavandimwe bawe bazize COVID, bite? Ati njye mfite abantu bafite ubumenyi buhanitse b'abahanga bambwiye ko ruriya rukingo rurimo ibintu bidasobanutse rushobora kugirira abantu nabi. Ndamubaza nti rugirira abantu nabi uwo mwanya cyangwa mu myaka ingahe? Ati mu myaka nka 15, 20, 30 utangira kubona nturumva rero wowe ufite ubwoba bwo ibizaza mu myaka 20? Hari ikiguhitana uwo munsi? Nti rero yewe naremeye barankingira kuko nashaka kwirinda iby'uwo munsi, iby'icyo cyumweru byahitanye abavandimwe bawe. Naho ibizaza nyuma y'imyaka 20, ubwo sakindi zawe byari ikindi. Ubwo icyo gihe bizajya kugera icyo gihe harabonetse urundi rukingo runkingira ibyo ngibyo. Hanyuma rero aho bibonekeye nabyo by'urukingo twarazitanze uko zabonekaga niko twazigezagaho zigomba kugera ku baturage. Ikibazo twari dufite ni urukingo kugira ngo rutugereho ruboneke nuko rungana. Ibyo kurugeza ku baturage kurubaha barushakaga ni benshi, ababirwanyije ni bakeya, nabo hari abahunze bajya muri Kongo, abandi bajya Tanzania, abandi barahunga bajya mu Burundi. Ndetse twarabakurikiranye dukorana n'ibyo bihugu ngo badufashe gusobanurira abantu bacu bagaruke, ndetse ahubwo nibiba ngombwa tubihorere, ariko bari iwacu nta mpamvu bagomba kuba impunzi kubera ko bahunga urukingo. Ariko abenshi aho bagarukiye twarabasobanuriye bahera ko bakingirwa, barabyemera. Ubu baracyategereje ingaruka zabyo, ariko basimbutse ingaruka zo kudakingirwa byashoboraga kuba byabahitana. Icyo nabitindiyeho ibyo ngibyo ni iki mbasobanurira.
byose bijyana n'imyumvire y'Abanyarwanda. Kumva vuba, ukumva bigufitiye inyungu, ugahera ko ari byo ugana, ukabikoreraho bikajya imbere. Abantu bakava muri politiki, kuko ngira ngo politiki mbi, imyumvire mibi, tuzi aho yatugejeje, tuzi aho tuvuye, ntabwo dushaka gusubira aho ngaho. Kumva vuba, ikigufitiye inyungu abaturarwanda bose, tugakora tugatera imbere. Niko ibihugu byateye imbere, niko bitera imbere. Ntabwo watera imbere wirirwa mu matiku, mu macakubiri, mu bintu bita akenshi sayansi irafasha kumva. Iyo yumva, iyo ushaka kuyumvira, ifite ibibazo nyine nabyo, ibibazo byayo nabyo birahari, ariko ibyo bikemurwa n'abo scientists nyine, ariko n'abayobozi babashyiraho kugira ngo basobanure ibyo bakora, aho bigana, aho biva n'aho bijya, noneho ndetse leta igafasha bikagira umurongo bifata. Ndishimye cyane, umwenda wishyuyeho kuza kubasura. Ntabwo twapfanaga ko nashakaga amajwi yanyu gusa cya gihe, hari byinshi dupfana duhuriyeho, nibyo byanzanye hano ngo tongere tubisubize ku murongo. Nayo mbakumbuye, ubwo wenda namwe mwari munkumbuye simbizi. Umwenda wanjye wo ndawishyuyeho kuza kubasura. Ibibazo nabyumvise bikeneye kwitabwaho, tuzabyitaho dufatanije. Hari uruhare rwanyu naruvuze, hari urwacu nka leta, hari imikorere igenderwaho igomba gukorwa neza. Ikindi murumva nababwira iki? Icyo ngiye gukora rero ahubwo ni ukugira ngo mfate umwanya namwe numve wenda ibindi mumbaza, ibyo mumbwira tutashoboye kubonera umwanya. Ubwo ibindi mubinyibutse niba hari ibyo ntibutse. Kandi nanone ntabwo ari umunsi wa nyuma azagaruka. Murakoze rero, umwanya ni uwanyu.